Mesi shante kugoko njyewe ni life irimo irancanga fo none uzi kuba umuntu azi ko yiga maze akabona n'akazi afite basi ngabe abona akantu ko kugura utuntu twenda abantu dukeneye amafaranga kandi abizi noneho n'umuntu nawe ubwo afite n'umuntu basi yabwira ati umva wambara ukanyereza n'ibiceri maze wabuze umuntu wibwira se shani namubuze nawe waramubuze wamubura nawe byagiye binjyamo runyaka none rugiye kugera no mu ijuru nakubizi siko ngeze hasigaye mubona nkabona basa na marayika nuko neziteze hamwe asaba gusimira uko ufite sheri mbabarira cyane nta sheri mfite namenye sheri ntagwa umuntu nawe ujya mushaka bamugashaka kujya i Kigali arabyanga ubundi murumva ndumva murutwa nanjye nabe nanjye pe nese mani ishuri se bimeze rero ishuri n'imisozi nyese harimo agakiza sha nanjye harimo tuzi kwagura nari no zuba sama n'indaro urabizi nuko imana na njya mwizera kuri n'amazi sheri n'amazi urumva n'amazi ase nizo sameza mani ibintu bya biye narabiretse nyine urabizi n'iby'ibyuma barabiciye ngo ngibyo nyine uri kubyumva ndacyabe nguzaze nkuye ndahira ubu bifite classic santi yo bifite bisere uzaze nkuye zaza tuzadufunga n'akaririmbo shaka abana uruzi banze gucuranga asuko najyaga mu video shaka kuzajya muririmbira ku turirimbo twiza urukundo rwanjye nawe ndibaza ko bizajya bigushimisha kuko nta kazi ndabona nta n'amafaranga mfite ariko nzaguhata urukundo rwiza cyane kandi nta mafaranga azaboneka kandi se kameze gati bazamuka noneho nyine ngo muha amakuru bro ugiye kuba amakuru mbwira ahubwo bayazi aha bro queen ngazica fizo nashaka kukubwira ngo bro wa queen ngazica fizo bro akamuca fizo sibye kwipendekeza ngiye murabikubwira tukavuga ngo fizo ngo gaza ubwenge se budahiga amafaranga afite iterambere ahubwo afite iteranyuma ngo ngiye nta kintu nacyo kizima nyereka afite iterambere nyine nanjye urebye nyine nanjye nta kintu ameze nk'uriya musheri wawe shabura ngiye twe twagiye gukora poroje twagiye gukora poroje wo mwitendetseho umuntu usaba amafaranga ko hanyuma nta kintu byaba amari karenda mungana umuntu usaba ibicwa kabiri ariko shaka gute mwifata shaka suza abantu wagira ngo dugenze gute utina duhobera ari kwa musika meze ute ajuga wabikura nese shawuraje shawura ryoshye ngase mijana
wambaye neza n'ijana ryavaye Twa tuntu ibintu nta- byari ibya Gusa cyane wambaye neza imijana ariko. ushaka Twatse ijana make. usabye nabi Meze ute? usabye nabi buriya mugemera gusa Agira utugambo. ushobora ko kuva kera tugira bamugira ngo umuntu aravuga bikabikira acika nabyo kagura junja ko tubigenza bite ari none simeze ese shaka umwaka siko nabavuze mani narabavuze sikuri bayadutwaye So yari ahantu hari nk'aho dore se nta amafaranga yarabuze ariko muhora mugira mwebwe mwabuze samanisha zamani mwabuze erega mani iwanyu muri ngagari uba ufite amafaranga na basi makagahumbi nari. ikibazo wowe uri gusaba Turi nabi gutanga amafaranga kandi ngayimo 5k se basi cyagahumbi konyine. umbwiye nabi nabijye fone yanjye iri muri mama nyandikire kuri nimero yanjye ntabwo Wowe nyituma mbere bya amafaranga bweze uransetsa rwose. oya ushaka ngaho tuyakunze Jema gahumbi ngo aho wicaye aho ngaho. ikibazo connection ntabwo ziri gukora nicyo kibazo Mwangoye wacu tutanzani wanyu yewe kwinuye Mwangoye wacu tutanzani wanyu yewe kwinuye Thank you. Ndumva uzi gucuranga urashaje cyane. I love you Cyane ndagukunda. cyane ukunda ushoze kangahe ku ijana 80. 80 ibyo byabaye 120 Ego. Andi mafuruzi. Ndumva uzi gucuranga bimeze neza. gitari nayitiriye ariko kugira ngo mbashe kuha akaziki Ubundi se buriya buranga. baza kubaza kunegora nese ibintu by'abakire tumeruka nyiga ndi munyeshuri Wayize uri umunyeshuri. none se bre uwasingiye Yangaraga kana baterana. ubihakanye Nese kuba ubihakanye so nose uri single ijana ku ijana singira ndabikubwira. tashe nifite Ndabimubwira. umuhehe so ndabizi bagira ngo arasenguye kamusengero ryari n'uyu munsi Umunsi turi kwa kangahe? Turi kwa kangahe? Paye gata. wa gatandatu se usenga mu badive buri munsi twe turasenga uri umusiramu se amadini yose Amadini yose inyuma. cyangwa amara kubuza icyo usenga naye by'amadini ntabwo Shanyine bwe nganyine. se wagaye amakuru si wowe mwana umwana twe tuba dukeneye amakuru Da, yasi turafite. ushaka amakuru Nundi yarabitwibwira. Ushaka amakuru. Ushaka nawe utubwira. urayashaka genda yashaka ariko Urayashaka. ko numva ushaka kuyanyima yame yose wumva ubwo wagira ngo wowe numvishije ngo waterese Samantha Njyewe? aragukatira yaraguterese ubw'igikundi waziga Igikuda igikuda vuga ahubwo. ujya kwivuga ibigwi ariko se nyine biri seriye mwaramushaka Sura mwana mwaravuga. twaravuganye cyose ako aramukuruka birashoboka ariko ni byo tu aramuka asaje ugabanya ibiro Shaba wumva iki gihe mara. oya ntabwo kandi wallahi abahugu iki gihe iyo uterese umubebe akakwanga uhita wigira Igorade. ese ariwe byagushimisha byagushimisha se wagiye uvugira tubwiza ukuri mana se natwe ari yanze kuduha amakuru mana Birashoboka. Iyo umuntu yize ari umunyeshuri aramenya ariko uzagure n'iyawe amafaranga ntaboneka. burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundanye anagura ayo marira anankunda tuzibanira unibuka uwo munsi twari kumwe tuganira anyeretse urukundo rwiza maze numva runyatsemo iminsi kuko ni mibi ibabaza abakundanye anagura ayo marira Ugeze wanyigisha. Nese arabyemeye ko ngo byagushimisha. isanga icyo baragukatiye bro baragukatiye ariko ntabwo nzacika uriya mwana uko akira kose ufate wowe Hatana. ikizaba hatana ko hatana ikizaba cyose
ariko ikintu cya mbere ahubwo nagira ngo mbese ko namwe ndabazi wumva amakuru tuba tuyafite 100%. ndi gutekereza ko hari umuntu wundi wamutwariye yatwara umutima se cyangwa wamutwariye kuko Samantha afite undi sheri, afite undi mukuru, afite undi muhungu yenda ni wowe. Mwana ba baby twihagararaho, hari Samantha yaba nyine atusanze kubikubwira. ahubwo mwebwe mushaka ko muvuga ngo mushaka amafaranga mushaka amafaranga Nabuze n'akazi, mbonye akazi. shaka hose mbwira njye tarara bikugejejeho ubundi muriyaga amafaranga ko nabonye ariko sha nanjye ranjye nibaza nkibaza umuntu waba waratwaye umutima washibaje kanshaka Gusa nanjye ndi kumutekereza. ariko mwe ko mucuruze nta gitekerezo mwamufite tarara ariko witonze hari ikintu nibutse ubushize buriya ndi kumwe na Samantha uwo mufite yasi mumuzi turi kumwe turi kwiganirira ubwo nyine yari amaze kumbwira mbona ameze neza Maze yishimye kukukazira. ibyo ninde ubivuze utanyicira okay dukomeze Kugira ngo tubone aho duhera. tubwire wenda hari noneho ngo kwina araza aramubwira ati baragashira niba kitwa wiki sinzi agashira ka Bino afite umusheri twa fizo sha no fizo bafata gute nabonye ugira ubuvuzi ku ka kabiri ku ka mbere dufata nahise umuntu afite inzara ntabwo yiganga inzara zihita zifata hano bigakomeza gufata ubwo ku ka kabiri ubwo bahita do do kabiri aka kane n'aka gatanu yewe ibintu ko numva birushya fizo ntabwo umuzi nyine numvise ko cyangwa ntabwo azi fizo mani fizo ntabwo ajya yibura numenya fizo banza wumve ikintu cyambabaje noneho ubwo kwina arazabwira Samantha aramubwira ati ngo fizo ngo iki n'iki ibintu by'ihumuro n'ibiki noneho mbona Samantha wari umeze neza sinzi ikibazo yagize banayikubise hasi neza nkuru twumvise. Twari tuzi ko ari ukubeshya. Kumvaga ari yewe ibyo byaracanye aya makuru turayigaga iyo ntabwo naje kanya umuntu araguhamagara kuri telefone akubwiye gutya Halo? Ni Fizo? Ase man, kweli na Samantha abantu urabaza. Bro, no shamba nama nzima nakuje kugenda gake uko umvuga gufite umugambi mubi cyane. Nukuri pe. Ariko urabaza. Sasa wakine suramuzi. Mwana n'inshuti yumva bameze nabi mva bari kuguhiga. Umve ngo bari kuguhiga cyane. Ntabwo ugenda witeguye bro. Genda witeguye kabisa ku bintu by'inkundo ari kumva shaka. Ibintu by'inkundo ari kumva no shaka kubigabanya. Uwo shaka.
Gihe turahuye mwana wallahi. We bigabanye bro, bigabanye. urukundo rwanjye nawe ubwitondemo kuko ashobora ntabwo yakubwira kuzamuye neza ariko ushobora akaza gushaka neza byari cyangwa hari abandi bantu ariko ndibutse hari igihe nigeze kubwira Samantha ko dukundana mbona ntabwo abyakiriye neza ubwo si yo mpamvu akaba ari kungambanira se ntabwo mbizi niba yaba ari kugambanira cyangwa se ese wenda ko nta akaba hantu duhuriye ko ari inshuti yawe nose ndabizi ko ari inshuti yanjye ahubwo ni gute namubwiye ko dukundana ntabyakire neza nyine nkabona aguye igihumuro ubwo nta kintu mwamuhuriyeho ubwo ntabwo muzi neza namumenye cyagiye muri kumwe gusa umumenye njye nawe duhura turi kumwe ntabwo ahubwo reka kurikirana umenye byari gusa sawa sawa ahubwo nanjye reka menye ikiraro niba bigenda ntabwo se ntabwo se ushaka ko tujyana ubwo reka tujyane ikibazo reka tugende Hello. Bimeze bite sister? Ya niba ari nta kintu uri gukora se wansanze kwa James nkakubaza. Tebuka narebe niba uri hafi biroroshye. Sawa. Sinakubesha iminsi cyangwa amajoro ushize kuko sinayamenya icyo nzi cyo ni kimwe nuko nagishoboye kubaho igihe udahari amataje simasha kandi ntanavaho ibyo niko biri ariko se cyo mbwira wowe niba nawe ahuri ari kuko tujye turigendeye nawe namuhugiye mu byanyu ubwo duhuze umuntu uri kwifata neza wowe bimeze bite ntabyanga se None se neza. Akuzaniye ntari. Wari uri hafi.
natinda kubagushaka. cyangwa ashaka ukaba ugiye kureba Oya, nari mvuye mu rugo ngiye kumureba bigongana nuko nawe umamagaye. Yego. si ikintu muhamagariye se Ntacyo mbwira. amakuru umaze iminsi numva niba rero wakuze bingana iki jama muri iyi minsi muri kugenda mukururukana sinzi Jama. Umeze gute? sinzi njya numva ngo ni akajama karaba sinzi ngo mumaze iminsi mukururukana bambwira tunicyo nagira ngo ibibazo Arahari aho dukundana. bamukunda uwo bambwira ni wese cyangwa n'undi wundi Ntabwo mbizi uwo bakubwira ahubwo uwo bambwira uwo bakubwira mu njya numva ngo ni akajama k'amafuti kaba gakunda kugendana ibaga ukuntu gakunda kuba kari hariya hepfo ku ndege sinzi niko cyangwa barakubeshya ntabwo bakubeshya niwe. nta n'isoni ufite zo kubivuga Ntazo kubera ko ndamukunda siko ndi proud ye kandi turakundana. ukazamujyana hese Nzamujyana mu rugo. Njye ntabwo ariko ntukamutuze ntabwo twabikora dukunda ntabwo ahubwo se amakuru we ya Fizo. ariko uwo fizo ukomeza umbwira mu kanya fizo ni uwa Fizo we Fizo ntukajye none se ko cyagihe oya fizo gukina Fizo rega ndamukunda ahubwo se amaya amakuru ya Fizo ndakwita byaje kurangira njye ntazi ahandi Mu rugo iwacu. iwa cyangwa iwanyu uvuga ntabwo ari iwacu Ese si tuvukana bro? ujyana mu rugo iwacu Iwacu mu rugo. warasaze cyane Njyewe ndi muzima pe. Ntabwo urashingira ku cyo mbaza ko ntazamutwara mu rugo. Wenda ikibazo gihari rero ntaramukwereka undi ntarabikubwira kubera ko niba ariko mukundana ntuzamure ahubwo muhe gasoko na sisita nase bro uranyangira umusheri kubera sisita ntabwo nkwanga ariko gendana n'abajama hanyuma se mushingira ku kubera ko ese si turabona uzarakuze kuri byinshi tuzishyira hamwe. byinshi Yeah. bishyize hamwe wabibwiye dadisi Twavuganye ko mushaka uyu munsi wenda atagiye mu kazi uri mu rugo mu kanya tuba turi iyo niyo nkuru uragenda ugiye kumubwira yego koze urumva atari ibyishimo keretse ubwo wenda wowe warabyumvise ukajya kumuteranyaho mu gihe ntarabimubwira. ariko yaranakuroze si gusa icyo tuzatuma tuzabibwira icyo tugira ngo Fizo ndamukunda Fizo aragukunda uramukunda nanjye ndagukunda si ibintu byumvikana sama yashaka nzakora iki kugira ngo ubone ko urukundo ngukunda nta cyabura none se wanyibwiriye ibyo tuzatubiganiraho nta kibazo Fizo neza njya muganira sama uragira ngo urashaka kunsaza basi urashaka kubabarira utumwe gusa ndakwinjiza nta fizo ntarakunda kumva mu matwi yanjye Fizo fizo simushaka mu matwi yanjye niba ubyanze njye nzibariza kuri mwana ugahagarara ugashika amatuka ese bro mamagaye ngo ntuke no kungurira niyo mpamvu mwana igira ubwenge none se cyangwa bigende gute ubuze abandi basore hano hanze bafata niwe barahari ariko niwe nshaka niwe ushaka yewe sisita warasaze ntabwo nasaze ntuzi ubona ko ari akajama ndabiyamye izo nkundo zanyu z'amafuti ntabwo nzikeneye niba wumva wakuze ushaka gukundana shaka umujama mukundana ufatika uve kuri kariya kajama k'amafuti sibyo wamunshakira
sister ntabwo abasore baguze barahari bafite business bafite amafaranga bameze neza pana kariya kajakisi bro barahari yega ariko uriya niwe nshaka umushaka iki se nose nisheri wanjye nose rega ayo mafaranga ntabwo ari ngombwa habayo mukunda nabanza urukundo amafaranga za ari nyongera sister ndagusabye windakaza windakaza ndakwiyamye ubona kariya kajamo umwanzuro wawe ni uwuhe umwanzuro wajya nuko ntagushakana n'uriya mucamo shaka abasore bazima bafatika bafite icyo gukora pana ntabirirwa bazerera mu muhanda ndanakubaha sasa ariko mu mwanya nanjye ntekereze neza kandi nawe uba amarangamutima yanjye ikibazo ariko basi ibya fizo tubireke keka bubazo ubundi njye nawe ese ubu basi uragira ngo nziyahuye kugira ngo basi tuzabigarukaho nyuma uragira ngo ubwire kugeza igihe tuzabigarukaho nyuma ni ryari se ntabwo nzi igihe nyuma ryari ntabwo nzi igihe runaka tuzabigarukiraho aho tuzabigarukaho kagenda n'ibinyamakuru yego ngomba nyine ngo ntabwo nakwitoka ko wabimbwiye ntabwo nakwitoka ko wabimbwiye sawa reka nigendere dusubire vuba tuzabiganiraho nibishoboka bikibura ankunda njyewe nzikundira uriya musore nubwo nabonye atari umusore ushinga ariko njye na Queen ni hasi hejuru njyewe na Queen nzamukura agapapu kandi ntazamenya ibyo ari byo icyo nzi cyo ni njye ne tuzibarangura nitutanarwana ngo tumurwanire nzakoresha ibishoboka byose nzamuha byose kandi ndabizi neza ko njye nzamutsindira uri umbwira ngo arankunda se ibyo babirya mu iyihe sose babirya se babirisha se ubuhe burisha oya ntabwo byashoboka nanone umuhungu ni mwiza oya ariko oya nikundira fizo nidushaka isi z'ibirindwi b'umuhondo kanigenda sister amarangamutima yawe ntabwo kwerekeza muri kariya kajamo baseriye mwana urakuze warize ufite ubwenge uri na mwiza kandi nta mpamvu yo ese uzamujyana mu wuhe muryango ndakaza ku bintu nshaka nabyo sister urimo uranyumva ngiye ko ntamukeneye na kariya kajamo kugira ngo nabyemere njyewe ubwanjye nzabyikorera uzakora iki bro njye nzabyikorera icyo nzakora uzakibona basi reka mwinjire ndagusabye ntuzakora ikintu kibi uzabibona se uramujama katinze mwana yatinze kandi hari ahantu twari tujyanye ni inshuti yanjye ariko nawe nta gahunda agira pe nta gahunda agira njyewe ndabona turi bwikomereze inzira tukamusiga kuko ndabona nta gahunda agira saa 10:58 uriya mwana wanjye amakuru cyari twimwe amakuru ni meza ntabwo nari nzi ko uri hano dore mba nicariye ahangaha na nyoko mba namubuze mama sese yagiye mu nama harya uyu munsi ariko araza mu kanya nanjye mba naryamye dore n'iri zose rigaye ryirirwa bikanyobera nkavayo nkaza kwicara ahangaha kugira ngo numve ko nabona akayaga tutagiye mu kazi uyu munsi se ntabwo uzi yuko ari weekend
wabyibagiwe twakuntu umenyereye ko usanzwe ugenda mu kazi ubwo numvaga ko n'ubundi uyu munsi nabwo utari buruhuke uri buge mu kazi. naruhutse mu kanya ahubwo sinzi umushuti wanjye wambwiye yuko njya kumurata tugahura ahantu tugafata kamwe. Ubwo ntabwo isaha ziragira zo kujyayo. Aracyari kare dore ikizuba kiracyaka. Murajyayo muri ka kagoroba k'abapapa bakita k'ababyeyi. Ni akagoroba k'ababyeyi. Ubwo nari mbibuza nabi nari mbivuze ngo k'abapapa. None se mwana wanjye muri iyi minsi ugiye mu biki? Muri iyi minsi nari ndi mu kazi, akazi karagenda ariko numvaga nshaka kwaka konje nkaruhuka. Maze iminsi nkora cyane. Ariko mwana wanjye kuruhuka muri iki gihe nta muntu wo kuruhuka nta bindi bintu ugiye gukora. Uje gukora iki mu rugo? Kwirirwa mu rugo n'abarumuna bawe hagiye ibyo mupfa n'abasaza bawe? Ntabwo ari ukwirirwa mu rugo kubera ko nyine nanaruhuka ariko hari uko nshaka gutaha bwa wa musisite w'umushuti wanjye wo kwa Karekezi. Urya za Rusumi iyo ngiyo. Niho nzajya rero ndakeka narabikubwiye ahubwo ndumva waranabyibereye kubera akazi kenshi. Oya ntabwo wabimbwiye ahubwo ntumvushe muri kubivuga. Rero ntabyo wambwiye. Niho nzagera niyo mpamvu nshaka kuruhuka nyine kuruhuka kugira ngo nzabone n'uko njyayo numva nibwo nawe azashyingirwa. Nose papa yari guteretana urase niba ko wagira ngo ko ndeba isicika intege bigenze bite. Samantha we Samantha ubwiye rya jambo rijoro. Ese we na Samantha mubirimo cyangwa tubibamo hehe? Hari umukaritasi uri kumbaganura witwa Fizo ariko nzamufatira. Fizo Ndetse kunguki wa mwana we hari imishinga wungutse? urase ni imishinga ntabwo mbizi niba twayifata nk'imishinga ariko nashakaga nyine ngo tuganire n'umubyeyi nyine baganirize. Nuko mbwira. Mu minsi ishize hari umuhungu twahuye turakundana tumaranye igihe rero nari nabavuze ni ndaza kubikuganiriza umbwiye ko mfite umukunzi igihe cyazagera tukanabana. Twasabahizi twataramye warakuze kugeraho usigaye bari kugutereta ushaka kunyereka uwo musore. Uwo musore ni mwene ndi. Uwo musore akora iki? Iwabo papa we yitwa Habimana. munsi yawo gatoya hari umugabo bita Habimana ni babandi bagenda bimuka se ko numva n'uwo mu buhe bwoko se? Ni mu Bagesera, ni mu Basinga, mu Bacyaba, ni mwene nde? papa ntabyo mbizi twebwe azabikubwira nawe azanimukuru azabikubwira nta kibazo uvuma ibitararenga wenda hari igihe yaba ari umugisha. Ese akora iki? asoje kwiga hanyuma aracyashakisha akazi n'inkombe iyo bagisoza kwiga bigoye gufatisha. Arimo arashaka akazi ari bizagenda neza ko mwabana muri iki gihe kuki muteganya ngo bizagenda neza? Ubu ngubu igihe bitaragenda neza murakundana ngo mugere kuki? kandi papa nose sari gufata akazi. Mwe mukwiye guteretana afite icyo akora afite iyo tuzabivuganaho namenye n'umuryango we. Hari igihe waba ari umuryango ufite inganda ufite ibintu runaka hakaba hari icyo bamufasha ariko nsanze ari ba bandi bo kwa runaka twavugana. Queen genda jya mu mirimo yawe ibindi tuzaba tubivugana. Sawa kandi ibyo bintu nyoko ndaza kubimubazaho numve ndaza kubivuganaho nawe. Uracyari muto. Sawa. Ntuvuge ko ufite imigambi mibi nk'iyo nanjye mufitiye. wabyihoreye ariko atereta mukuru wanjye ariko nimbo biraho gahibaze Samantha nacyo
nta kintu amushaka kumwereka ko mukunda ariko ntabwo akeneye kuvuga ntabwo anyumva mbonye ari n'umukobwa uri aho ngaho woroheje nuza kwangira ikigo mbona ntakitwara ngo ni Fizo ngo yakunze Fizo sha cyane uko nta kazi ufite Fizo se uramuzi rero wamubona ntabwo uramubona kuko uri kumuvuga nk'aho utaramubona ntabwo cyane uko nta kazi uramubona afite cyane uko gusa n'utagenda noneho wowe urakize kumurusha noneho ubonye uwo Fizo wahita ubanga ahubwo ngenda hapa yewe igisabwa cyose niba ari ayo mafaranga niba ari ako kazi ngenda akora igishoboka cyose kuko Samantha amutsindira niba ari n'ubufizi uri kongera mu nzira ese ubufizo n'uwo muntu wema Fizo nanjye njye naramubonye kuko hari igihe twahuye mbaza kwini mubwira nabi namubwiye nabi sinzi niba yakongera kumvugisha ariko n'umuntu uri aho udashinga umva uciye bugufi ahora na bag n'umubona uzahita unamumenya afite indangamuntu ya bag ariko bwo kabasaba ziranye n'abantu benshi muri karitsiye yacu fasha ufuza tumwimukire wazafatanyije na musaza wanjye ko nawe mufitiye imigambi nabamubeshya ahubwo wowe kubera ko wowe njyewe ubwo ntareke dufatanye imbaraga zanyu ebyiri gusa na musaza wanjye nawe ntabwo amukunda rwose cyane shaka njye bitewe n'urukundo nkunda Samantha asireka mubaze utaravuga ibintu twamenye ubundi Samantha umukundiye ni iki wamukundiye ku buryo cyagukure kiri attractive kuri wowe nawe wowe uri umuhungu w'inshuti yanjye mba mbona uri seri uriya mukobwa oya hari ikintu mushaka we mba mbona nazi niba utangiye kuzana amagambo yarandukanye na Samantha cyeka uriya mukobwa mbonye na niba ushaka ko dukomeza kuyacu nanjye sibishimira niba ushaka ko dukorera twumvikane uyu saha ari nakubwira uko yamubonye ngaka niba mushaka ko dukomeza kuba inshuti ni kugira inama bro mumvire ibyo bintu sinyeneye umuntu uri mu rukundo se wamugira inama aba yasa nubwo muruzi uzamenye ko ari wowe urwigwishijemo rebe none ariko urukundo umufitiye byibuza twenzi ko ari umukozi w'iwanyu izina ry'Imana niba nta kintu uri kumfasha fata gutya sawa igendere nundeye ntushobotse abana b'iki gihe abana b'iki gihe bari mu nkundo barakundana n'ibidashoboka barakundana n'abantu badafite icyo babagezaho kubera iki ni ba nyina kandi babitera ariko ndabona nawe uriya mwana ngo akundane ngo n'umuntu udafite utameze nko mu muryango wacu turi umuryango wishoboye aho dukomoka ni umuryango umeze neza ejo tujye gushyingira dushyingire mu muryango ntaho nikora oya reka ntegeze nzara